umwe mu bantu bafite ubutunzi bwinshi bw'ibifatika muri Singapore ariko ntiyigeze yumva ko yishimiye ubuzima bwe aza kuvumbura ikintu aza kuvuga ngo there is a broken piece mu muntu wari we mbese hari nk'ivisi itarimo ituma bidafungika a missing and there is a broken piece, there is a missing piece inside imbere mu buzima bwa buri muntu. Hari visi itarimo, hari visi yabuzemo. Ku buryo umuntu aba yumva atishimiye yego, atanyuzwe nuko ari, yego, atanejejwe, yego, nuko ameze, yego rwose. Rimwe na rimwe abantu banabyitirira abandi, yego, kavuga ati kandi ngewe ikibazo rwose ati n'uyu muntu, yego, ati uyu muntu tubana yego, ambanye ikibazo, yego, ati niyo mpamvu ntajya numva nezerewe ubuzima, yego, akaba yagera n'aho anamuhindura, yego, ariko n'ubundi agasanga cya kibazo kiracyakomeza kumubana ikibazo, yego, kaba n'ubwo avuga ati enda nayo mafaranga make yayagwiza kumva ahubwo ikibazo kirushaho kuremera, yego, agahindura karitsiye se, hari n'igihe umuntu ahindura igihugu, yego, hari n'igihe umuntu ahindura akazi, yego, umuntu agahinduranya imyenda ariko akumva ikibazo cyo ntabwo gihinduka ikinakemuka, yego. Natwe rero iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuba turi kubwira abantu gusa icyabahesha ijuru, ahubwo tuba turi kubabwira icyo babuze cyose, bimwe bataboneye mu mafaranga, bimwe bataboneye mu rubyaro, bimwe bataboneye mu rushako, bimwe bataboneye muri bizinesi, bimwe bataboneye mu guhinduranya igihugu, no guhinduranya amazu, no guhinduranya imodoka, no guhinduranya imyambaro, no guhinduranya inshuti, no kongera amashuri. Tuba turi kubabwira icyabuze ko noneho cyabonetse. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Dusuhuje nanone abadukurikira, abakunda ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga kuri channel yacu ndetse yanyu nanone mwe mudukurikira, ariyo Ijuru Ntirikorerwa TV, ariko nanone mukanadukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo TikTok, Facebook ndetse na Instagram, nazo zitwa gutyo. Nanone uyu munsi twifuje kubaganirira nk'uko bisanzwe, ariko nanone nta kindi tuganira, ni ijambo ry'Imana ribasha guhindura, ribasha gukiza, ribasha kubeshaho, ribasha gutanga ibyiringiro. Amen. Ndi kumwe na mwene data mumenyereye, ariko nanjye turamenyeranye. Amazina ku batanzi ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ari nabwo butumwa isi yose ikeneye kumva. Umuvandimwe nawe arabibwira, hanyuma dukomeza ikiganiro twamenyanye. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Yego, nanjye nshimiye Imana iduhaye ubu buryo kugira ngo twongere kuvugana n'abakunzi bacu. Turabasuhuje kandi turabakunda. Amazina rero ni Eugenie Ndabavunye, ku waba atanzi Ndabavunye Eugenie, nkaba naravutse ubwa kabiri, byampesheje kuba umwana w'Imana, ndi umuragwa w'ubugingo. Murakoze cyane.
murakoze kandi reka nongere mvuge ko impamvu tuba dutambutse ibiganiro nuko tuba twizeye ko mubikurikira. Muramutse dukurikira ntabwo twabitambutsa. Ubwo rero muri umugisha kuri twe, mutuma irivuga butumwa dukora rigira igisobanuro. Ni mwe gisobanuro cy'ubutumwa bwiza tuvuga, kubera ko mu by'ukuri mudahari natwe nta mpamvu ihari yatuma dutambutsa ubutumwa bwiza cyane. Tukunda rero kuganira ku ijambo ry'Imana ariko mu buryo nanone ribasha guhindura imibereho y'abaryumva, cyane ko ubundi umuntu wese aba yifuza impinduka. Ariko nigeze nkurikira akantu umuntu umwe yavuze wo muri Singapore. Yaravuze ngo yamaze igihe kinini ashaka a better person of himself. Ni ukuvuga ngo ashaka kuba we mwiza, ashaka verisiyo ye nziza yaruta izindi. Mbese ashaka kumenya ngo nakora iki kugira ngo ngere ku bwiza bwanjye bwo hejuru busumba ubundi. Yumve yishimiye. A better me. Hari uko niyumva, ariko se ni gute narushaho kumva ko ndi mwiza cyangwa nishimiye ubuzima bwanjye kurushaho, cyangwa se nabigeraho nte nyine kubaho numva ko mu by'ukuri nishimiye ubuzima bwanjye. Ariko urumva ni umwe mu bantu bafite ubutunzi bwinshi bw'ibifatika muri Singapore. Ariko yaje gutangaza ikintu gikomeye. Yaje kuvuga ngo yagwije amafaranga menshi, yagwije ubutunzi bwinshi, ariko ntiyigeze yumva ko yishimiye ubuzima bwe cyangwa yishimiye imibereho ye. Ariko aza kudiscoveringa ikintu cyangwa aza kuvumbura ikintu. Aza kuvuga ngo there is a broken piece mu muntu wari we wese. Arongera ndetse ngo there is a missing piece mu buzima bw'umuntu wari we wese. Mbese hari nk'ivisi itarimo ituma bidafungika. A missing and there is a broken piece, there is a missing piece inside, imbere mu buzima bwa buri muntu. Hari visi itarimo, hari visi yabuzemo. Ku buryo umuntu aba yumva atishimiye, yego, atanyuzwe n'uko ari, yego, atanejejwe, yego, n'uko ameze, yego rwose. Kandi ni ku muntu wese. Reka tuvuge wenda n'abadukurikiye, mu by'ukuri hari missing piece, hari icyo babura, kandi isi itazabaha. Kuko ngo nawe yaje gusanga iyo missing piece ari Imana cyangwa Yesu. Yaje gusanga ikintu yaburaga kugira ngo anezerwe, kugira ngo yishime. Si ubundi butunzi bwari kwiyongera kubwo yari afite. Si inshuti nyinshi kuko yumva yari azifite. Si ukumenyekana kuko arazwi, unashyize muri YouTube wamubona cyangwa muri Google. Ahubwo yaje gusanga ikintu yaburaga kuruta ibindi ari Yesu. Asanga niwe waburaga mu buzima bwe kugira ngo yumve ko ashyitse, yumve ko umutima ushyitse mu gitereko. Yashyiragamo izindi piyese zose akumva ntabwo zihura. Yego. Akumva ntizihura, mbese akumva ntizibasha gufiringa the gap. Ntabwo zibasha kuzuza aho hantu harimo icyuho. Agakomeza gushakisha ariko bikanga. Kugeza ubwo rero yaje kumenya noneho Imana, noneho asanga
niyo yaburaga igezemo ubwo yahise yuzuza cya cyuho yego kivamo yego reka tuvuge wenda ko umuntu wese mu by'ukuri n'icyabura ntabwo ari amafaranga make cyangwa menshi, ntabwo ari inshuti nke cyangwa nyinshi, nta nubwo ari amashuri make cyangwa menshi, nta nubwo ari karitsiye mbi cyangwa nziza, ntabwo ari abana cyangwa urushako cyangwa iki, ahubwo mu by'ukuri ni Yesu, ni Yesu ubura. Ni Yesu ubura mu buzima bw'umuntu kugira ngo umuntu yumve ko yuzuye. Yego. Iyo tuvuga rero Yesu nicyo tuba dushaka kuvuga. Yego. Tuba dushaka kuvuga ngo we have found that missing piece. We have found the gold. Twabonye izahabu, twabonye imari, twabonye iyo visi icyari cyarabuze, cyarabonetse. Nibyo. Yego. Ibyo rwose, kandi koko nyine icyo ni ikibazo rusange. Yego. Rimwe na rimwe abantu banabyitirira abandi. Yego. Kavuga ati kandi ngewe ikibazo rwose n'uyu muntu. Yego. Uyu muntu tubana ambanye ikibazo. Yego. Niyo mpamvu ntajya numva nezerewe ubuzima. Yego. Akaba yagera n'aho anamuhindura. Yego. Ariko n'ubundi agasanga cya kibazo kiracyakomeza kumubana ikibazo. Yego. Akaba n'ubwo avuga ati enda n'ayo mafaranga make yayagwiza kumva ahubwo ikibazo kirushaho kuremera. Yego. Agahindura karitsiye se, hari n'igihe umuntu ahindura igihugu. Yego. Hari n'igihe umuntu ahindura akazi. Yego. Umuntu agahinduranya imyenda ariko akumva ikibazo cyo ntabwo gihinduka, ikinakemuka. Yego. Nibyo. Akumva ntabwo gikemuka. Yego. Nibyo, umuntu aba ashakisha icyabuze. Yego. Aba ashakisha icyabuze ariko atazi icyabuze icyo ari cyo, atazi n'aho yagishakira. Umuntu azana umugore cyangwa ndagashaka umugabo. Nari nkiri kureba wa mukire yitwa Philippe wo muri Singapore. Philippe N na G. Irindi zina rye nuko barivuga, ariko irya mbere ni Philippe. Umutwe w'ayo magambo aravuga ngo there is no better me or better things without Jesus. There is no better me or better things without Jesus. Nta ngewe mwiza, nta n'ibintu byiza bindi bihari hatari Yesu. Uwo muntu ngafite net worth, umutungo we muri rusange ufite ni biliyoni 11.9 by'amadolari. Billion. He has not only financially rich, but he also he is also a certified follower of Jesus. Ntabwo ari umutunzi gusa, ahubwo noneho ni n'umuforowa wa Yesu. Ni umwigishwa wa Yesu. Wamubajije muri interview, yasubije muri ibyo bintu, yitwa Matthew cyangwa se Matayo. Niwe wamubajije muri interview, hanyuma ajya yasubiza nyine kiriya twavugaga. Iyo interview interview gato kari kuri YouTube, umuntu ashobora gushiramo ayo mazina yakabona. Philippe cyangwa se the richest man in Singapore revealing the truth. Nuko title ivuga. Yahishuye ukuri. Umuntu ashyizemo
yabyumva. yego natwe rero iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuba turi kubwira abantu gusa icyabahesha ijuru, yego ahubwo tuba turi kubabwira icyo babuze cyose. Bimwe bataboneye mu mafaranga, bimwe bataboneye mu rubyaro, bimwe bataboneye mu rushako, bimwe bataboneye muri bizinesi, bimwe bataboneye mu guhinduranya igihugu, no guhinduranya amazu, no guhinduranya imodoka, no guhinduranya imyambaro, no guhinduranya inshuti, no kongera amashuri. Tuba turi kubabwira icyabuze ko noneho cyabonetse. yego icyari cyarabuze cyarabonetse. Icyari cyarabuze cyarabonetse. Yego. kandi kibonetse ku wamaze kugira ayo mahirwe akakibona, yego, yahise asanga koko ari cyo yaburaga. Nibyo rwose. Nibyo, reka tusome n'amagambo make yo muri Yohana mu gice cya 4 umurongo wa 13. Yohana igice cya 4 umurongo wa 10 reka duhere kwa 12. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 4 umurongo wa 12 noneho n'uwa 13 na 4 na 15 imirongo ine gusa. Yohana igice cya 4 Yohana ubutumwa bwiza igice cya 4 umurongo wa 12, 13, 14 na 15. yego wadusomera. haranditse ngo mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba kandi yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ryose, ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Imana ishimwe. Yego. Uyu ni umugore uri desespere cyangwa se wataye icyizere. Yego. Story ni ndende, inkuru ni ndende. Mu nkuru tubonamo ko bakomeje kuganira. Yesu akamubwira ngo genda uzane umugabo wawe, akamubwira ati nta mugabo ngira. Yesu nawe aramubwira ati ubivuze neza, wari ufite abagabo 5 kandi n'uwo muri kumwe ndetse n'uwo muri kumwe si uwawe. Urumva ni ikintu gikomeye. Niyo dusoma wenda ibyanditswe ntabwo tubyumva mu buryo busanzwe, yego, ahubwo nyine tubyumva nk'abumva icyo bishatse kuvuga. Mu by'ukuri uyu mugore afite abagabo 5, ariko hari ukuntu Imana yavuze ngo kwifuza k'umugore ubundi kugiye kurangirira ku mugabo. Ariko impamvu bari benshi ni uko atabonye uhaza kwifuza kwe. Si byo se? Yaza kubona uhaza kwifuza kwe yari kugira umwe. Ariko kugira benshi ni uko nyine habuze ko kumubera umugabo nyamugabo. Yego. Yesu aramubwira ati rero ubivuze neza nyine ufite 5,
ariko n'uwo wa gatanu nawe si uwawe nawe mbese ntibiri bugarukire kuri batanu. Ejo uzaba ufite uwa gatandatu. kandi nawe n'ubundi wumve ko adahagije. nawe adahagije, ukenera uwa karindwi, ukenera uwa munani, ukenera uwa cyenda, ukenera uwa cumi and so on. icyo ushatse kuvuga ni uko mu buzima dufite byinshi tugerageza kumva ko byahaza kwifuza kw'imitima yacu, ariko ntibikunde kubera ko ntabwo ariko ubuzima buri designed, ntabwo ariko ubuzima buteguye. wabutanze yego siko yabuteganije. mu by'ukuri umuntu agerageza kureba ko yaziba icyuho kiba mu mutima we. Bwa mbere akaba yumva nyine atabanye n'Imana amahoro. ubwacyo icyo ni icyuho gikomeye. noneho rero umuntu akagerageza gukora byinshi bitandukanye, akagerageza kuyoboka idini ndetse no gukurikiza imihango yaryo. yewe hakaba n'ubwo nyine ahindura idini rimwe akajya mu rindi. abatekereza nk'aho hari ibyo wenda aho yari ari badakora neza, bikaba ari nk'aho byaba ariyo mpamvu yumva umutima we udatekanye, udafite amahoro. akibwira rero ko nahindura noneho umutima uzamwemeza ko abanye n'Imana amahoro, nabyo akabikora. mbese haba ari uburyo bwinshi umuntu ashakisha kumva yakuzuza icyuho cyo mu mutima we, ariko n'ubundi akumva ntibikunda. muri rya dini arimo akagerageza kuba uw'imbere, akagerageza gukoresha imbaraga zose n'ubwenge bwe bwose, akitanga bishoboka, yaba ku giti cyewe n'umuryango we, akagerageza nawo kuwuyobora mu nzira yatekereza ko ari inzira yo kubaha Imana, ariko biciye mu mbaraga za muntu, n'ubundi bikarangira bidakunze. ayo yose rero niyo navuga ngo nibo babagabo Yesu yabwiraga uriya mugore, amubwira ati ufite abagabo benshi, n'uwo muri kumwe ntago ari uwawe. nawe ntiyakumara inyota, nawe ntiyaziba icyuho cyo mu mutima wawe, nawe uzamuhindura. ushaka undi, ushaka undi, ushaka undi, ushaka undi, ushaka undi. mu buryo rero bw'imyemerere cyangwa se mu buryo bwo kwizera, n'ubundi inzira yose ya muntu umuntu agerageza kunyuramo iciye mu mbaraga ye, no kwigana ibyo abandi bagiye bakora kugira ngo arebe ko byamuhuza n'Imana, bikamumara inyota, bigakemura ikibazo cyo mu mutima we iteka, n'ubundi akomeza kumva kidakemuka. kandi akenshi biba binagoye. urumva uriya mudamu ririya riba ryari ngo na rirerire, kandi bikamusaba ko ahora agaruka, kuko inyota yabaga itashize. ariko hari n'umuririmbyi w'123 mu gushimisha wabivuze ngo yajyaga ajya ku mariba menshi y'iyi si afite inyota nyinshi, ariko yaba agiye kunywa ngo amazi agakama atari yanywa. mbese ni nko kugerageza byinshi nk'ibyo byose muvuze, n'ibindi byose umuntu yaba atekereza, ibyo yagerageje cyangwa n'ibyo azagerageza, ibyo yumvishe n'ibyo azumva, ariko wabikora ukamera nk'aho nta kintu wakoze. kuko uwo muririmbyi aravuga ati najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa amazi agakama, ubwo nkayabura nkiheba. nyine umuntu aragerageza pe, akavuga ati niki pasiteri wanjye yambwiye ko kizamfasha, akagikora akamera nk'aho nta kintu yakoze. n'undi nawe akamubwira ikindi,
n'umuhanuzi nawe akamubwira. Urumva ajya mu misa, pasiteri akamubwira ati ni ugusenga cyane, agasenga, yabikora akabona nk'aho nta kintu yakoze, akanahura n'umuhanuzi, umuhanuzi nawe ati biragusaba kwiyiriza ubusa, nawe akamurangira undi mugabo, umugabo amurangiye nawe akabona wapi ntabwo akemuye cya kibazo yari afite, inyota igakomeza kumubana nyinshi, kandi imiruho yo igakomeza kuba myinshi, bikanamera n'ubundi nk'undi mudamu nawe wahuye na Yesu ariko ari kumubwira ikibazo cye, akabwira ati nahuye nagize uburwayi, mpura n'abavuzi benshi, bandya ibyanjye byose, bakanambabariza umubiri, ariko uburwayi nta kintu babukozeho. Nibyo mu by'ukuri abantu benshi bava ku mugabo umwe bajya ku wundi, mbese bakomeza guhindura uburyo bwo gushaka igisubizo cy'icyuho kiba mu mitima yabo, ariko bakumva icyuho nikivamo. Reka mvuge rero ngo wowe wumva mu by'ukuri kugeza ubu umutima wawe utakwemeza ko ubanye n'Imana amahoro, si uko witwara nabi, ndetse waragerageje cyane. Bajya bavuga ngo buriya umubyizi mukwe ntako ataba yagize, warasenze biranga, watanze ibyawe biranga, watanze ibihe biranga, wahinduye ingeso n'imico n'imyifatire biranga, wahinduye idini biranga, wagiye mu butayu uranabuhinduranya biranga. Ndabizi nyine umuntu ntako ataba yagize, ariko si wowe wenyine. Wari umaze kuvuga ukuntu n'iryo ribaba ari rirerire, mbese biranavunanye, biragoye kwigomwa ibiryo, ukirirwa utariye kandi wenda wiriwe mu kazi, ariko ukirirwa utanariye nyine kugira ngo wumve ko wagira n'ubusabane n'Imana, nabyo ntibyemera. Bakubwira ati wenda urogosha imisatsi, uratega ibitambaro, mbese bakakubwira byinshi, ukabigerageza, ariko umutima ntukubwire ko wemewe n'Imana. Nta kintu na kimwe umuntu yifitemo cyangwa yabasha gukora mu mbaraga ze, ariko reka nkosore n'akandi bagiye bavuga, hari amagambo aba mu Bafilipi mu gice cya 4 abantu bagiye batwara ukundi ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Oya, n'ubundi ntabwo Yesu aza kugushoboza, ahubwo ibindi byo nta ruhare rwawe rurimo. Ibigomba kugukiza, ibigomba kukumara inyota, nta ruhare rwawe rurimo. Ntago ari byo kugushoboza ngo ukomeze ukore bagushoboze, ahubwo ni ibyuzuye. Nibyo Yesu yabwiraga uyu mugore, nabwo ati noneho njye ahubwo unywa ku mazi muha. We amazi arahari, yujuje ubuziranenge, icyo wemera gusa ni ukuyanywa, inyota igahita. ariko uku nguku umuntu ashaka kwemerwa n'Imana bikanga, ni nako umuntu n'ubundi yumva akeneye kubaho neza nabwo bikanga. Mbese nituvuga aba bagabo batandukanye badakemura ikibazo cy'uyu mugore, turashaka no kuvuga n'ubuzima busanzwe nabwo. Umuntu agerageza kimwe, akagerageza ikindi, akagerageza ikindi, akagerageza ikindi, akagerageza ikindi, agavuga ati nize amashuri atagezweho, agahindura akiga yandi. Nashatse umugore tutajyanye, agahindura agashaka undi. Umugabo mfite mpaza, nta nubwo akemura ibibazo byose byanjye, agashakiraho abandi ku ruhande. Abana banjye ntibiga heza, ugahindura ukabajyana ahandi. Inzu turimo ntabwo ijyanye n'igihe, ugahindura ugashaka indi. Abo bose n'ubundi ni ba bagabo 5, ariko 5 ni benshi, ariko badakemura ikibazo ufite. Reka mvuge ngo niba wari ugiye no kwisenyera urugo rwawe, uvuga ngo undi mugabo ugiye gushaka wazakemura ikibazo cyawe, byihorere. Iryo riba naryo ntabwo ryakumara inyota. N'uwo nawe si uwawe. Mu yandi magambo, n'uwo ushaka kujyaho nawe ntazakemura ikibazo ufite.
reka rero tubwire abantu ko mu by'ukuri akabuze karabonetse. Hari ukuntu bajya bavuga ngo ari umuririmbyi nyarwanda najyaga numva ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Wenda niho yagezaga kumva, ariko reka natwe tubwire abantu ko hari icyabuze ariko umuntu adashobora n'ubundi kwibonera cyangwa guhabwa n'undi muntu cyangwa n'imbaraga ze, ahubwo mu by'ukuri hari aho cyabonekeye. Wigeze uvuga kare uburyo umuntu aba atekereza ko babana ari we umuteza ibibazo. Uburyo umuntu nabyo ni isoko yo gusenyuka kw'ingo nyinshi muri iki gihe, aho umuntu ashaka undi bakundanye bashimanye, bakabyereka abantu bakabisinyira muri leta, ariko akenshi bakaba bafite expectations zitari zo, the wrong expectations, cyangwa se ibyo bibwiranaho ibyo umwe yibwira ku wundi bitari byo. Mbese umuntu akaba atekereza ati uyu nzanye ni marayika, cyangwa uyu nzanye niwe uzakemura ibibazo byanjye, ni umugabo mwiza, ashoboye no gukora, azi gushaka amafaranga, azantunga. Akenshi iyo umuntu ari gutekereza ko bazabana, ubona nyine ari Imana bakeneye ariko atabizi. Ni Imana bakeneye ariko atabizi. Umugabo umpa amahoro, uzi gukorera urugo, ufite ibitekerezo bizima, utagira amahane, kandi umwe uburenganzira bwanjye bwose, akagera no ku miterere ye, akaba wenda ari muremure, ari bogari, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko akenshi iyo urebye izo kiriteri zose umuntu ashyiraho, urebye uwo muntu ntabwo ababaho, ntabwo ababaho, ni mu bitekerezo nyine, ariko burya biba biganisha ku Mana, kuko Imana niyo umuntu yabuze, kandi niyo abona noneho ibibazo byose bikarangira. Ariko nibyo cyane. Umugore mwiza, umugore ndeba nkishima, umugore uzambyarira abana beza, umugore dusohokana tukaba tuberanye, mbese umugore ntazarambirwa, ahubwo nzahora mbona iteka tujyanye. Umugore udasaza, utava kuri top, utava kuri 6, ufite amataye, muremure, w'inzobe, cyangwa w'imibiri yombi, inzobe bidakabije cyane, utabyibushye kandi utananutse, usanga nyine ari wa muntu udashobora kuboneka, ariko ugahita ubona ko icyo umuntu akeneye ni Imana. Ubundi se sinumva umuntu aba akeneye gufunga ya gapu. Mbese umuntu ubwe aba yumva uko ameze atihagije, ahubwo akaba akeneye uwo kuzuza vide cyangwa se icyuho kiri muri we. Noneho akumva rero umuntu bagiye kubana yaza ari nk'igisubizo kuri icyo kibazo umuntu afite, ndetse kuko nyine ubuzanye umuntu, nawe ahubwo ufite ikibazo. Urumva umukobwa agiye gushaka umugabo, ariko umutekereza nk'ugiye kuziba cya cyuho, ariko n'umusore nawe ashatse umugore amutekereza nk'ugiye kuziba cya cyuho. Ni nayo mpamvu no kubana bidashoboka. Mumarana iminsi mikeya agahita avuga ati narihuse, tiyo mbimenya, kandi bari baranabimbwiye,
mbese niba hari n'uwari washatse kubyivangamo mbere yari yabaye umwanzi ariko iyo mumaranye kabiri avuga ati iyo numva na runaka ibyo yambwiraga iyo nemera yenda n'uyu cyangwa iyo nibariza wa wundi ukagira ngo ikibazo n'uwo mubana kandi ahubwo ikibazo washatse gukemura ukemura ikibazo aho kitakemukira washatse piyesi ariko itaza gufunga ha hantu hakeneye piyesi muri make uwo muntu uramurenganya ndetse nawe urirenganya somehow ikibazo si mwe ikibazo si wowe ikibazo si we ikibazo muragihuje ahubwo ikibazo muragihuje mwembi mukeneye igisubizo mwembi kandi mutifitemo kigomba guturuka ahandi niyo mpamvu rero Yesu yamubwiye ati umuntu unywa ayo mazi wakomeje kundatira we azongera agira inyota nibyo umuntu azana umugore cyangwa undi agashaka umugabo bagasohoka bakajya muri honeymoon nyuma y'iminsi mike bakumva ubuzima ni ibisanzwe bakumva nta cyahindutse ndetse bakumva rimwe na rimwe hajemo n'ibindi bibazo ahubwo batigeze batekereza mbere bumvaga gusa bagiye kwinjira mu bisubizo none basanzemo ahubwo ibibazo batanatekerezaga nibyo ahubwo basohoyemo mbese bibwiraga paradizo bibwiraga ibyiza gusa none ahubwo bisanze mu bibazo mu nshingano stress imiruho kutumvikana ko niba mubanye muri babiri muraza kugira ibyo mwumvikanaho kugira ngo ku bana bikunde ntabwo ari kimwe na kera ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore wafataga ibyemezo ku giti cyawe naho niba mubaye babiri ni abantu babiri badatekereza kimwe kandi bagomba gukora ikintu bagihuriyeho aho rero hakazamo nyine ibyo bibazo hazamo ibibazo ntibatekerezaga ko hazazamo n'inshingano urumva nubwo bagiye muri honeymoon ariko nyuma yaho hari igihe hazamo gusama hazamo wenda na za maleze umuntu akirirwa n'isesemi wa muntu washatse uzi ko igihe cyose azahora agusekera wataha akaba ari tayari kukwakira ahubwo ugataha yari yagutegereje ngo ube wamufasha ni ikibazo gikomeye ni ikibazo wenda tuzanakomeza kuganira n'abadukurikira kuko ikibazo cy'ingo cyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kujya bajya mu ngo ariko bari prepared biteguye no gufesinga n'ibirimo challenges zigiye zirimo z'uburyo bugiye butandukanye ariko by'ukuri Yesu noneho yaje kumubwira ko hari ikindi gisubizo aza kumubwira ati nubwo bimeze gutyo unywa ku mazi ngewe muha ntabwo azongera kugira inyota ukundi wakumva tuvuga gutyo yakwibaza se bibaho umuntu nyine yabaho gute anyuzwe yuzuye nta cyaka gifite cy'ibyahano ariko first of all cyangwa mbere ya byose na ya nyota y'ubugingo ikabanza igakemuka ya vice perdu cyangwa ya vice yatakaye ikabanza ikaboneka igafunga mu mwanya wayo wa muntu akongera akaba connected ku Mana ku Muremyi we akabana nawe amahoro noneho rero Yesu nicyo yatuzaniye gukiranuka twari twarabuze kubera igicumuro cya Adamu mu by'ukuri yaje ariko atuzaniye kugira ngo yongere twunge n'Imana adukureho urubanza atugira bera abaziranenge abatagawa mu maso y'Imana kugira ngo noneho bishoboke ko umuntu w'Imana abaho atekanye ariko atekaniye mu Mana
ikibazo cy'ubugingo nibyo kigomba kubanza kigakemuka, kuko iyo gikemutse noneho Imana iba yongeye kugaruka muri wa muntu. Cya kibazo yari afite n'ubundi yari Imana nubwo atarabizi. Ariko iyo umuntu nyine yumvishije ubutumwa bwiza akabwizera, Imana iza gutura muri we, igafunga cya cyuho, ikaziba cya cyuho. Noneho ya mahoro umuntu yari yarabuze nubwo yashakiye hirya no hino arayabona. Kwa kunyurwa arabibona. Uwo muri ibyo ngeze kuvuga w'ijana na 23 aravuga ngo noneho ubu ni Yesu mpaza wenyine, ngo kubera ko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Iyo umuntu abonye ubugingo nta nasigana no kubona umunezero, nta nasigana no kubona ibyishimo, ndetse nta n'irindi zina aba acyemera. Babagabo ubwinshi bwabo ntabwo abacyongera gusimburanya abagabo, ko nabo yabonye umugabo yashakaga uhaza kwifuza kwe kose, noneho kwa kwifuza kwe kugahazwa nyine n'umugabo. Uwo mugabo rero ni Imana. Reka tuvuge gutya ko Yesu ni igisubizo ku bugingo buhoraho, ariko ni nawe igisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, ubugingo ndetse n'umunezero bibonekera muri we. Yaravuze rero ngo umuntu nanyizera cyangwa nanywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi, ahubwo imigezi y'amazi y'ubugingo izatangira kugitemba iva mu nda y'uwo muntu. Muri make ni ibi turi kubwira abantu, natwe turi gutanga ku byo natwe hari isoko iri kududubiza yatobotse muri twe. Ibi ntabwo twari tubifite, ntabwo twari tuguye umwuma, twishwe n'icyaka, tutazi natwe aho twakirira. Ariko Imana itugirira neza, iduha kwayo mazi amara inyota. Icya mbere turekera aho kujarajara dushakira ubugingo buhoraho butaba, ariko tunahabwa n'imitima yo kunyurwa no kwakira mu by'ukuri iby'umugabo wacu nyine aduhaye, kandi tukabaho neza tubeshejweho nawe. Ibyo umuntu yagashakiye mu wundi, ahubwo Yesu atubera byose, ku buryo ntawitana n'undi bamwana. Nibyo pe. Ubu Yesu twebwe niwe dusangira, kandi kubera ukuntu ari mugari, ari mwinshi, ntabwo tumucuranwa, nta nubwo tumera nka ba bandi ko basangira ubusa bakitana ibisambo, ahubwo Yesu nyine araduhagije. Ntabwo ubwo n'imiruho nayo yaragabanutse, n'imiruho yararangiye, kuko twagorwaga na byinshi tubishakiramo icyo twari twarabuze, ariko ntitunakibone. Ariko ubu ngubu tugeze kuri Yesu, Yesu aduhindukiye ibyo twari twarabuze, twaranaruhutse. Reka mvuge ko abadukurikira wenda kugira ngo babyumve, umugabo n'umugore nibyo ni plan y'Imana kugira ngo umugabo nyine n'umugore babane, hanabeho reproduction cyangwa se kororoka, ariko kabiri no kugira ngo bashushanye Kristo n'itorero rye. Ariko mu by'ukuri nyine umuryango urashoboka, kandi ugakora nyine icyo Imana yawushyiriyeho, iyo ushingiye nyine nanone ushingiye kuri Kristo. Aho umwe mu by'ukuri yabaho yuzuza nanone undi muri bwa buryo Imana yabakoze, ku buryo
butandukanye umwe n'undi, bityo n'ubundi bigasaba ngo buri wese yemere gusohorezwamo n'ubushake bw'Imana, noneho abashe mu by'ukuri kuzuza mugenzi we, ariko ari Imana n'ubundi ibikoreye muri we. Yego, ku bwa Yesu birashoboka. Yego, nyine igituma bidashoboka ahandi ahatari Yesu nta kintu gishoboka. Yego, erega burya ngo ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko igahinduka irikomeza imfuruka. Yego, n'ubundi nta cyashoboka atari Yesu ugikomeje. yego, kuko ni we wenyine ukomeza imfuruka. yego, urumva hari ukuntu umuntu atekereza ko yakwemerwa n'Imana anyuze hirya ya Yesu, ntibikunda. yego, ariko hari n'ukuntu umuntu atekereza ko yabaho neza atishingikirije kuri Yesu, n'ubundi nawe ntibimukundire. yego, ubuzima bwiza bushingiye kuri Yesu wenyine. yego, niwe buye rizima ryonyine, nubwo abubatsi baryanga, ariko burya niryo ryonyine Imana yatoranije ko rizajya rifunga imfuruka, noneho icyo umuntu yubatse kigakomera. yego, nta kintu wakubaka ngo kirambe cyangwa gikomere, nta buzima bwiza wabona budashingiye kuri Yesu. yego, ariko rwose turabahamya yego, uko ku bwa Yesu bishoboka. yego, nibyo. ariko icyumvikana ni uko buri wese aba ariho mu by'ukuri agomba gusohoza icyo Imana imushakaho, noneho nyine bishobokera Imana, bishobokera Imana, noneho muri bwa bushake bw'Imana bwanyuze mu wo mubana, n'ubundi ukabona Imana muri we, n'ubundi byumvikana ko ari Imana muri wa muntu. Kuko umuntu ku giti cye n'ubundi ntacyo ashoboye, ariko Imana muri we n'ubundi ishobora byose. Niyo mpamvu umugore yabasha gukora inshingano ze neza, ariko yumviye ubushake bw'Imana bugasohorezwa muri we. ni ukuvuga ngo Yesu rero nahabera igisubizo cya byose, ni uko aza agatura mu muntu, noneho wa muntu utakishaka ibye nanone ahubwo ushaka iby'umwami, bityo umwami akigaragariza muri we. Noneho yaba umugore yaba umugabo, ni icyo gisubizo gishoboka cy'imibanire myiza. ni uko kugira ntabangamira umugore nawe atambangamira, ni uko Yesu abanza akamunyura, nanjye Yesu akanyura. Noneho rero inyota igashira, ahubwo wowe ugahinduka isoko y'amazi adudubiza, noneho tugasangira Yesu tugasangira ayo mazi. Atari ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Atari ibyo, icyo bishatse kuvuga ni uko umuntu nk'umuntu ntacyo afite cyahaza undi. Yego, ariko umuntu watuwemo na Kristo afite Kristo nyine. Uwo Kristo rero ni igisubizo kuri njye, ni n'igisubizo ku wundi muntu, kuko nahindutse isoko nyine y'amazi. Amazi ubundi mu buzima mu buryo bugezweho ngo l'eau c'est la vie, bajya bavuga amazi ni ubuzima. Bivuze rero ko ubuzima butangira guturuka mu muntu watuwemo n'Imana, akaba yanabutangaho no ku bandi. Icya mbere yaguwe neza, ariko kugubwa neza kwe kubasha no kugera ku bandi. Ijya kurisha rero ihera ku rugo ijya kurisha ihera ku rugo. uwa mbere ubwo buzima bugeraho n'uwo mubana. Yego, reka mvuge ngo Imana iba yaramuguhereye kugira ngo abe uwa mbere
aba uwa mbere wo gusoroma kw'izo mbuto z'ubugingo buhoraho bukorera muri wowe. Hanyuma ahubwo uko muzisangira noneho mubashe no kubigeza ku bandi. Ubwo se umuntu yavuga ko urugo rwiza rumeze rute? ni urushingiye kuri Kristo. Ni urugo rugaragaza Kristo, ariko ntawe agaragaza Kristo atamufite. ubwo ni urugo nyine rw'abantu batuwemo na Kristo. Yego, nibyo. Ariko iyo dusomye hari nk'ahantu birivuga mu Bagalatiya nko mu gice cya 5 umurongo 22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Hari ukuntu umuntu nawe yumva undi yamukunda. Kandi umuntu ntago afite gukunda, mbese ntabishoboye. Niyo akunze akunda kubw'impamvu. Iyo ya mpamvu itagihari urukundo rurabura. Hari n'igihe ya mpamvu yaba ihari yakundiye mbere, ariko agasanga ko iki gihe siyo arimo gukunda noneho, mbese umuntu arahindagurika. Ariko hari urukundo nk'imbuto ya mwuka. Ubwo bivuze iki rero? Bivuze ngo nimba urugo rwakubakwa n'urukundo, cyangwa se niba urukundo ari imwe muri erema zikomeye zubaka urugo, urukundo rurahari muri Kristo, kandi rwo noneho rurizewe. Ni rwa rundi n'ubundi Yesu yadukunze tutabikwiriye, aho noneho umuntu abasha gukunda mugenzi we babana no mu gihe atarakunditse. Nituvuga atarakunditse, mu gihe afite amakosa, mu gihe se hari n'inenge runaka zifatika zamugaragayeho. Kuko mbasha kuzana mugani nkwita akazuba ko mu museso n'amazi yo kwiteke. Ejo par exemple ugakora impanuka mu modoka cyangwa kuri moto cyangwa ikindi kintu kikakwangiza, ugasanga bimwe nakunze bigaragara ntago bigihari. Aho rero noneho Yesu we akomeza gukunda umuntu adakunditse. Niyo mpamvu Yesu muri nge n'ubundi amakugukunda udakunditse. Nawe nuko nawe niba hari ukuntu abadamu bavuga turi mugabo cyangwa uri musore azi gukora, arashakisha, azampa ibi n'ibi, tukabana wenda ariyo angle utekerezamo. Ariko niba Yesu ahari mu gihe bitari kuboneka, n'ubundi uzankunda kubw'iyo mbuto y'umwuka yitwa urukundo. Yesu yadukunze. Urebye nko mu baro mu gice cya 5 aravuga ngo urukundo Imana yadukunze nyine ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Yesu yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ngo biragoye ko umuntu yapfira umunyangeso nziza nkanswe umunyabyaha. Umuntu mbese w'inyangamugayo mudafitanye ikibazo biragoye kumwitangira. Ngo cyakora byashoboka ko umuntu yabasha nyine kubigerageza. Umuntu ufite igikundiro, ufite impamvu zo gukunda, ukaba wamukunda. Ariko ngo Imana twebwe yadukunze nta gikundiro dufite. Ziyo ntekereje iryo jambo mbona koko
icyagaragaje ko Yesu yaje gupfira abanyabyaha nuko bamwishe. bahise bigaragaza kandi nawe cyagaragaje ko abakunda yakomeje umugambi we. Yaranabibonye ko baje kumufata kandi ko nta kindi baje kumufatira ari icyo. Arabwira ati se murashaka nde? Bati ni Yesu w'i Nazareti. Noneho ni njyewe, aba turi kumwe bo nimubareke bagenda. Yishyize mu maboko yabo. Yari afite ubushobozi bwo kubacika akagenda, ariko kuko nyine yagombaga kubikora kubw'urukundo yanabishyize mu maboko. Icyagaragaje rero ko yaraje gupfira abanyabyaha nuko bamututse bakamucira mu maso bakamwica cyane. Niba uri umwana w'Imana gira gutya, wakijije abandi na wowe ntiwikiza, bakamushinyagurira. Kurana urukundo, ariko akavuga ngo wababarire data kuko batazi icyo bakora. Urumva nyine birahura n'aya magambo yo mu Bagalatiya ko imbuto z'umwuka ari urukundo. Amen. Urumva rero ko gukunda birashoboka, ko abantu babana bakundana. Ndetse reka nongereho iki, hari ukuntu bagiye bavuga ko ubundi umugabo ari ukunda umugore, ariko bifite wenda icyo bishatse kuvuga cyane, kuko ni Kristo wakunze itorero of course. Umugore wakategekwa kuganduka, kugandukira umugabo nk'uko itorero rigandukira Kristo. Nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ariko ndashaka kongeraho akandi kantu wenda katari mwaho ngaho, ubwo kavuga ko none n'umugore yakunda umugabo. Niba hari umwuka wera, iyo mbuto ibihari. Yego. Kandi ni imbuto ifite ubuzima, igomba kwigaragaza uko byamera kose. Bavuze n'ibyishimo n'amahoro. Uwashaka aho yabagarukiye nawe, kubera ko ntabwo dushaka gukurura cyane ikiganiro, cyane ko badukurikira ari akagaruka, tuzajya dukomeza tuganire. Ibyishimo, umuntu wese akeneye urugo rurimo ibyishimo ariko bikavunana iyo umuntu avuga ati bagomba guhora bankorera surprise kugira ngo nishime. Finalement ugasanga ari ubushobozi burarimita abantu, umwanya nawe usigaye ari muto ukarimita abantu, ku buryo n'ayo ma surprise umuntu atabasha kuyabona nk'uko ayifuza. Bikarangira rero bya byishimo byagomba guturuka mu ma surprise bitabonetse. Nubwo byakunda burya ibyishimo biza umuntu atavunitse, ariko niba ikintu kizagusaba kuvunika ntabwo uzishima ahubwo uzananirwa. Hari n'igihe ya surprise itazaza imeze nk'uko uyishaka, cyane ko haba hari n'amakuru avuga ama surprise agezweho abandi babakoreye. Yenda umuntu ugiye kuyikorera surprise ayo makuru akaba atanayafite. Yego. Wenda aranayafite, wenda ariko ubushobozi ntibutuma agera aho ngaho. Kuko wenda undi muturanyi bamuhaye imodoka kuri anniversaire. Wenda baturanye we nta bushobozi afite bwo kugura imodoka. Uwo mubana nta bushobozi afite bwo kugura iyo modoka. Wenda wowe akuzaniye umwambaro par exemple, n'umwambaro azanye ntuhuye na wabonanye runaka cyangwa se na wari ufite yawe. Ibyo byose n'ubundi ugasanga ibyari ibyishimo, ibyatekerezwaga nk'ibyishimo ntabwo bibyaye ibyishimo. Ariko niba hari ibyishimo mbuto ya mwuka, ari byo bizanywe na Yesu, ari byo bya bindi by'imigezi y'amazi y'ubugingo igomba kududubiza, ibyishimo zawe bifite ndetse ubihe n'uwo mu bantu. Bavuze rero n'amahoro. Hari aho ugeze uvuga ngo umuntu akasanga avuga ati nkeneye umuntu njyompa
amahoro ariko nta muntu wayaguha, ahubwo amahoro atangwa na Yesu. Noneho ahubwo aho Yesu ari cyo akora, noneho amahoro araboneka, ariko n'ubundi atanzwe na Yesu, adatanzwe n'umuntu. Ku buryo rero noneho usanga abantu bashobora kubana kandi bigashoboka. Yego, bakabana mu mahoro. Yego, banayaheshanya nyine. Yego, umwe akahesha undi amahoro. Yego, n'undi akayamuhesha. Yego, ariko ya mahoro nk'imbuto ya mwuka, bafite nabo aho barimo kuyavoma, barimo barayakura. Mu by'ukuri rero a broken piece, a missing piece has been found. Mu by'ukuri ya mari yabuze, ya visi yabuze, igatuma umuntu abura ubuzima, igatuma umuntu abaho nabi, umuntu akabura amahoro, akabura ibyishimo, akabura urukundo yashakaga, akabura kwishimira ubuzima bwe no kwinezererwa nawe ubwe. Yarabonetse. Iyo visi ni Kristo. Urwo rugingo rwabuze ni Kristo. Icyabuze cyarabonetse, akabura ntikaboneke ni Kristo, ariko Kristo yarabonetse. Akabuze kabonetse. Akabuze kabonetse ni Kristo, ariko mu muntu we ntibyashobokaga, no mu muntu ntabwo bishoboka, ahubwo muri Kristo birashoboka ko umuntu yakongera akabaho neza, akishimira kubaho, akishimira umuremyi, akishimira buri segonda ry'ubuzima bwe, akishimira buri ntambwe y'ubuzima bwe, akagubwa neza, kandi akabaho n'ubundi ashimira umuremyi wamugiriye neza. Ndetse akaba isoko y'imibereho myiza no ku bandi, kuko niko ijambo ryatubwiye ko imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda y'uwo muntu. Abantu rero bakomeze bagira inyota n'ishyaka byo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, kubera ko rihishe byinshi cyane. Rihishe byinshi cyane, birenze juste impano y'ijuru, ahubwo bikubiyemo n'imibereho myiza yose umuntu akeneye akiri hano mu isi. Tuzakomeza rero kuganira n'abadukurikiye. Nawe ndagushimiye ku mwanya watanze kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV kugira ngo tuganirize abadukurikiye, ariko nanone ndashimira Imana cyane iyo yadushoboje kugira ngo dutambutse ikiganiro cyiza kibasha gufasha abantu benshi b'ingeri zitari zimwe, mu nzira ijya mu ijuru, ariko no mu nzira y'imibereho myiza tukiri hano ku isi. Imana ishimwe ku bwa Yesu none iteka ryose. Amen. Amen.